Itangiriro igice cya 5. Urubyaro rwa Adamu. Iki ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu ku munsi Imana yaremeyemo umuntu. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye, ibaha umugisha, ibita umuntu ku munsi baremeweho. Kandi Adamu yamaze imyaka 130 avutse, abyara umuhungu ufite ishusho ye usa nawe, amwita Seti. Amaze kubyara Seti, Adamu arongera amara imyaka 800, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yaramye ni imyaka 930 arapfa. Seti yamaze imyaka 105 avutse, abyara Enoshi. Amaze kubyara Enoshi, Seti arongera amara imyaka 807, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Seti yaramye ni imyaka 912 arapfa. Enoshi yamaze imyaka 90 avutse, abyara Kenani. Amaze kubyara Kenani, Enoshi arongera amara imyaka 815, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoshi yaramye ni imyaka 905 arapfa. Kenani yamaze imyaka 70 avutse, abyara Mahalaleli. Amaze kubyara Mahalaleli, Kenani arongera amara imyaka 840, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Kenani yaramye ni imyaka 910 arapfa. Mahalaleli yamaze imyaka 65 avutse, abyara Yeredi. Amaze kubyara Yeredi, Mahalaleli arongera amara imyaka 830, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Mahalaleli yaramye ni imyaka 895 arapfa. Yeredi yamaze imyaka 162 avutse, abyara Henoki. Amaze kubyara Henoki, Yeredi arongera amara imyaka 800, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Yeredi yaramye ni imyaka 962 arapfa. Henoki yamaze imyaka 65 avutse, abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365. Kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Metusela yamaze imyaka 187 avutse, abyara Lameki. Amaze kubyara Lameki, Metusela arongera amara imyaka 782, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Metusela yaramye ni imyaka 969 arapfa. Lameki yamaze imyaka 182 avutse, abyara umuhungu, amwita Nowa, ati uyu azatumara umubabaro w'umurimo wacu n'uw'umuruho w'amaboko yacu uva mu butaka Uwiteka yavumye. Amaze kubyara Nowa, Lameki arongera amara imyaka 595, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Lameki yaramye ni imyaka 777 arapfa. Nowa yamaze imyaka 500 avutse, abyara Shemu na Hamu na Yafeti. Ninde uvugwa hano waba yarakuwe kuri iyi si y'abazima akimurwa adapfuye? Ninde tubona muri iki gice cya 5 cy'igitabo cy'Itangiriro waramye imyaka myinshi kurusha abandi? Nkurarikiye gukomeza gukurikira ibice bizakurikiraho muri gahunda nziza ya Dusome Bibiliya.